nemera ko igihe Yesu avuka ntabwo ari kuri 25 z'ukwa 12, ahubwo avuka Noheri niwo munsi ubamwo ibinyoma byinshi, niwo munsi isi yatwaye uko ishaka. Muri uyu mwaka nahuye n'abantu beza benshi, nagize umugisha mu maboko y'abantu. Abo bantu ndumva nshaka kubasabira umugisha, ariko kandi nubwo nahuye n'abantu beza, uyu mwaka wa 2023 niwo mwaka nababayemo ntekereza kuruta indi myaka mu buzima bwanjye. Niwo mwaka nagize depression, ngira depression nisanga kwa muganga ntazi bibaye. Niwo mwaka ndumva nabasabira Imana kugira ngo kwizera bizabe igishoro cya mbere y'akazi, cya mbere y'amafaranga. Kwizera uzaretira ibiri mu kwizera mbere yo kujya kuri banke. Igihe kijye cyumva impinduka zawe gihinduke, igihe gihure n'imirimo y'Imana kuri wowe gihinduke, aho guterwa ubwoba n'ibihe. Ibihe bigutinye mu izina rya Yesu. Ijwi ry'Umukanguzi. Amahoro ya Christo nabane namwe nshuti z'umusaraba. Mba numva nifuza ko navuga ngo amahoro nabe muri mwe, namwe mukavuga ngo amen, kugira ngo mube ubuturo bwayo, mwakira ayo mahoro, kugira ngo mubone imirimo ituruka mu rukundo rw'Imana. Iyo tuvuga amahoro, ni ubuzima buduha itandukaniro ry'abantu bo mu isi n'abantu b'ubugingo, kuko Bibiliya iratubwira ngo niko Christo yavuze, iravuga ngo amahoro mbahaye ntabwo ari nk'ay'ab'isi batanga. Isi yatanga umutekano ariko ntitanga amahoro gusa. Christo we atanga amahoro, amahoro akazana n'umutekano. Imana ishimwe. Ndumva nababwira ngo umwaka mushya muhire. Hari abantu benshi batabikunda, batajya baserebura umwaka urangiye, bakavuga ngo baba baramutse cyangwa uburame buba bushize cyangwa baba bashaje. Ariko burya gusaza si bibi, bitwegereza wa munsi wo guhamagarwa kw'abiringira Imana. Iyo twizera byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Tugeze mu minsi mikuru ibiri isa naho ibituranye, ihanahanamo icyumweru kimwe, umunsi wa Noheri n'umunsi wa Bonane. Bonane ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, kandi ikaba umunsi wa mbere w'umwaka. Niyo mpamvu abantu bashatse guserebura batangira umwaka ko bawuhera, ubundi Bonane ihera saa 6 za nijoro, itariki ya 31 ivuyeho, bugahita bucya ari itariki ya mbere. Bayiserebura kuva nijoro bakayisoza mu rindi joro. Hanyuma kandi bibutse ko ari nibwo reka nse nkubanyurira ku mayange. Ese mwari muzi ko icyo gihe muba muri guserebura kiba cyavuye nyine kuri ya minsi twari dusigaje, ariko nibwo tuba twegera kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Dufite n'undi munsi witwa Noheri utavugwaho rumwe n'abakristo. Niwo munsi wa mbere mu minsi ya gikristo, cyangwa se niwo munsi mu minsi ya gikristo, mu minsi ibamwe imigenzo ya gikristo, niwo munsi ubamwe ibinyoma byinshi. Noheri niwo munsi ubamwe ibinyoma byinshi, niwo munsi isi yatwaye uko ishaka. Barema ba Pere Noel, baremwe ibiti by'ibirugu n'ibindi. Ntabwo nshatse kubabuza ibi biti by'ibirugu cyangwa kubabuza uburyo mu buserebura. Nari nshatse gukuraho uru rujijo gusa, kuko sinacyo kinzanye. Nishatse gukuraho uru rujijo gusa. Imana ntireba icyo wakoze kuri Noheri, ireba intego wari ufite uri kugikora. Niwo munsi amadini menshi ajyaho impaka. Itariki 25 z'ukwa 12, abantu benshi twizihiza ko aribwo Kristo yavutse. Abantu berekana ko izo tariki zitazwi, muzahura n'abababwira gutyo, ntacyo bitwaye. Ubundi nemera ko igihe Yesu avuka ntabwo ari kuri 25 z'ukwa 12, ahubwo avuka igihe wamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nibwo abavutse. Ko Bibiliya iravuga ngo ni umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Iryo ni ryo vuka rya Kristo muri wowe. Nibwo uba wakiriye umucunguzi, kandi ufite uwo mwana w'Imana muri we, niwe ufite ubwo bugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha. Rero muzumva ibintu byinshi bitandukanye, hazabamwe iby'ukuri cyangwa ibinyoma bivuga kuri Noheri. Ntibizagire icyo bigutwara.
uzumva bababwira ngo ni umunsi w'ibigirwamana by'abajesuite, uzumva bakubwira ngo ni umunsi runaka, nta kibazo. Ariko wowe uzaba uri kwizihiza iki? Ni umwami wacu Yesu Kristo. Nta kibazo rwose, kuko nta munsi utagira ibinyoma byawo. N'uwo wavutseho ufite ikindi cyari cyawubayeho, kuko ntiwavutse wenyine, kandi ntiwavutse ngo uhagarike ibiba kuba. Byaravutse biraba, waravutse biraba, urakura birakomeza. Rero uwo ni umunsi utazadutera ubwoba. Ni umunsi mwiza ku bakristo, ari nacyo kinzanye. Imana ishimwe. Turi gusoza umwaka. Ndakwinginze kugira ngo umuntu wakubereye umumaro muri uyu mwaka uzamushimire. Twe kujya tubwira abantu ibyiza tubavuga ku irimbi batakiri kubyumva, kuko iyo ubwiye umuntu ibyiza nazo ni nka force motrice, ni nk'imbaraga za moteri. uba umuteye courage, mubyumve ko ari imbaraga zimuterura aho yari agiye gucogorera, ukamushyira n'ubundi mu yindi ntambwe. Imana ishimwe. Rero twebwe ku Ijwi ry'Umukanguzi twifatikanyije n'abanyarwanda bose, abarundi, abakongomani bumva ikinyarwanda, Uganda n'abandi bari gusemurirwa, ko ndabizi ko hari imiryango igiterana igasemura ibiganiro byacu bakabishyira mu zindi ndimi. Tuzabibakorera igihe nikigera. Twabonye ubwo buryo, bisaba ubushobozi butari buke. Tuzabikora, tujye twigisha basemura mu zindi ndimi, nta kibazo, bizakunda. Ariko namwe muri gusemurirwa, tubifurije umwaka mushya muhire. Umwaka mugiye kujyamo uzababera amata n'ubuki, kandi niwinjira mu mwaka ntuzawujyanemo umuvumo wabanyewo nawo muri uyu mwaka wa 2023. Niwinjira mu mwaka wundi, abanzi bawe bazasigara inyuma, bazature kure yawe nk'uko iminsi izaba igiye kure. Kandi Uwiteka azaguhe kurambura ukuboko ugahirwa, nubiba uzameze, imbuto zawe zizamere, kandi Uwiteka azavuba imvura yo kukumereza umwero w'ubutaka bwawe. Imana izahe umugisha ishyo ryawe, ubwenge bwawe buzaguke, butekereze ibihura n'umugisha. Imana izakuyobore mu muhamagaro wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibakingurire byose. Ndumva ku Ijwi ry'Umukanguzi nakongera tukatura abakristo muri rusange, mbifurije Noheli nziza. Mbifurije Noheli nziza, ariko by'umwihariko abizera bashya mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muri uyu mwaka, mukabyarwa na Kristo muri uyu mwaka, mukemera kuvukana na Kristo, ndetse mugapfana nawe mukazukana nawe. Mbifurije Noheli nziza. Ababatijwe muri uyu mwaka, mbifurije Noheli nziza. Abari kwiga umubatizo, mbifurije Noheli nziza. Ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo rizababera umunsi w'imfura kuruta indi minsi yose, mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva namwe nabasaba mukanyifuriza Noheli nziza. Ndabizi ko hari abantu mutwifurije Noheli nziza, hari abantu mutwifuriza umwaka mwiza. Imana ibahe umugisha. Rero twagiye tubana namwe muri uyu mwaka wa 2020 na kangahe twarabanye. Hari igihe umuntu atsinda imyaka cyangwa amatariki kugira ngo abantu nibakomeza kumva ikiganiro kijye kiba gishya, cyane ko hashobora gusaza uwavuze ariko ijambo yavuze ntirya risaza. Rero twabanye namwe mu bikorwa byinshi bitandukanye. Ndifuza kubahesha umugisha. Iyo nza kuba ndi kumwe namwe, twari gukora cya gikorwa Yesu yavuze ngo ni uguhoberana kwera, ariko n'ubundi ndabahobeye mu kubaho kwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikindi nifuza kuba, iyo tuza kuba turi kumwe, twari gusengerana dufatanye mu biganza, ariko n'ubundi ndabizi ko imibiri iratandukanye, ariko ubugingo buhurijwe muri Kristo Yesu. Ubwo ubugingo buhurijwe muri Kristo Yesu, ninsenga nawe unyikirize, nawe ureke dusengane mu izina rya Kristo. Ndashaka gusenga mpamagara impinduka zawe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ndashaka gusenga mfite ibintu nkwambura byakujeho bigutunguye muri uyu mwaka, cyangwa se ibyo wari usanganwe ariko bitari impamba y'urugendo mu by'Imana yakugeneye, ahubwo byakunanizaga, mu izina rya Kristo Yesu. Ndashaka ko iri sengesho tugiye gusengana, hamagara abana bawe begere hafi, hamagara umuryango wegere hafi, abo muri kumwe begere hafi, urisenge ufite umwanya, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hari abantu badufashije tugemurira abarwayi
kwa muganga, hari abantu badufashije, dufasha abantu bababaye kuva kwa muganga. Ni ukuri niba byaranyuze imitima y'abantu, Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Hari abantu badufashije twubakira umupfakazi, ndetse ku Ijwi ry'Umukanguzi ho twakoze urufatanye twubakira umwe, ariko kandi ntabwo ari umwe. Hari abantu badufashije dutabara abari bagize ibyago, hari abantu badufashije tubwiriza ubutumwa bwiza, hari abantu badufashije dukora ibikorwa byinshi. Imana abanyemo natwe, tubwiriza ahantu henshi hatandukanye, mu nzu z'imbohe, hari abantu badufashije. Ijwi ry'Umukanguzi ribaho, hari ubundi nubwo musabira twebwe umugisha, hari abandi tugenda twaturaho umugisha. Uyu munsi ntidutira, ntidukodesha ibikoresho, ntitugira gute, hari abantu twagiye tubana nabo. Rero abo bose mbatuyeho umugisha w'Imana. Twigeze twabana na mwene data umwe yitwa Samu, Imana imuha umugisha, yadufashije mu itangira ry'Ijwi ry'Umukanguzi. Tubana n'uwitwa Musa, Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu Christo. Tubana n'uwitwa Christian Imana ibaha umugisha. Ubu turi kumwe na Jene, Imana ibaha umugisha. Amen. Iyo tuvuga ngo Imana ibaha umugisha, twebwe tuvuga mu magambo, Imana ikawuzana mu bikorwa. Rero iyo tuvuga gutyo tuba tubasabiye ibikorwa, Imana ishimwe. Hari umuntu duherutse kuganira, ni umugabo w'umwekonomiste cyane. Twaraganiriye, arangije arambwira ngo ni igiki ucungiyeho ubuzima bw'ejo hazaza. Ndamwana ni ukwizera. Arambwira ngo ni iki cya buri munsi ukora kugira ngo iminsi yawe y'ejo izahinduke ibe myiza nk'uko ushaka. Ndamwana ni ukwizera. Arambwira ngo ni igiki wumva wakora kugira ngo uzabeho neza. Ndamubwira ngo nuko nakwizera. Amen. Rero nshuti z'umusaraba, uyu mwaka ndumva nabahuye umurage, nkabaha iyi, niba nayita Umwaka, not home only, n'ahandi muzagenda. Ntabwo ari mu rugo gusa, n'ahandi muzaba muri. Ndumva nabasabira Imana kugira ngo kwizera bizabe igishoro cya mbere y'akazi, cya mbere y'amafaranga. Kwizera, uzaretira ibiri mu kwizera mbere yo kujya kuri banki. Uzahinge kwizera mbere yo kubiba ibishyimbo. Imana ishimwe. Muri uyu mwaka nahuye n'abantu beza benshi, nagize umugisha mu maboko y'abantu. Abo bantu ndumva nshaka kubasabira umugisha. Ariko kandi nubwo nahuye n'abantu beza, hari n'abantu babi nahuye nabo. Abo bantu babi nahuye nabo, hari abampemukiye, hari abanyibye, hari abanyaze, hari abamvuze nabi, hari abambeshyeye, hari abangambaniye. Abo nahuye nabo. Abo ngabo Imana ibeze rwose. Nk'umukozi w'Imana wabisigiwe, mbatuyeho imbabazi z'Imana ntibazambuka umwaka hari ikibazo kiri imbere yabo. Nanjye mu izina rya Kristo mbatuyeho imbabazi, mu izina rya Yesu mbatuyeho imbabazi. Imana nyir'ubwami budashira ibababarire, bagire ihumure ku mutima, ntihagire umuntu n'umwe mu isi nzabera urubanza. Ndumva nakiyambura umuntu wese wari unyambaye nk'urubanza rwe. Umuntu ufite icyo yankoreye cy'ubuhemu yagera imbere y'intebe y'urubanza, Imana ikamubwira ngo dore wahemukiye Anicet, uyu mwaka Imana ibimwambure mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibimubabarire mu mbaraga z'Imana. Wantekereje nabi, akamfata nabi, akankorera ibibi, akambabaza, Imana ibimwambure. Uyu mwaka wa 2023 niwo mwaka nababayemo ntekereza kuruta indi myaka mu buzima bwanjye. Niwo mwaka nagize depression, ngira depression, nisanga kwa muganga ntazi bibaye. Niwo mwaka wabayemo impinduka, umunezero ukajya uhinduka amarira mbibona. Ni umwaka nahombyemo n'ubutunzi bufatika. Ni umwaka nabuzemo inshuti. Ni n'umwaka watumye hari inshuti natakarije icyizere. Ariko kandi ibyo byose Uwiteka abyibagirane, abitware k'isuri mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dusengane. Watubereye umugisha, kandi ndabizi ko natwe twakubereye umugisha. Twaguhaye icyo twari dufite, nawe uduha icyo wari ufite. Ariko muri Kristo Yesu ibintu byiza bigenda bisimburana bikomeza. Twungutse imiryango y'inshuti,
twungutse bajene kwizera. Muri uyu mwaka niho namumenye. Ni inshuti nshya yatubereye umumaro. Nawe nibwo wamenye muri uyu mwaka, no kuri kamera nibwo watumenye, nibwo wamenye ijwi ry'Umukanguzi muri uyu mwaka. Niba twarakubereye umumaro muri Kristo Yesu, bizirikane ku mutima, utubere umugisha, tukubere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikindi mbere y'uko nsenga nababwira. Hari imfubyi babaye itarabona amashimwe muri uyu mwaka, yanezezwa nuko wayigeraho. Hari umupfakazi wabaye indushyi. Hari umuntu basohoye mu nzu, wanezezwa nuko amaboko yawe yamubera inzu. Hari umuntu urwaye, wanezezwa nuko wamubera ingemu. Hari umuntu, ndabinginze musoze umwaka mubera abantu ihumure, kugira ngo mubibe imbuto muzambukana mu mwaka utaha. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niba hari ikintu ushaka kwambara nk'umwambaro wawe ukubera umurimbo, shaka umuntu wambika umwenda ubutongere, uvuga uti mwana, mwambitse iyi kanzu, mwambitse iyi shati, mwambitse aka gakabutura, ndakamwambitse kugira ngo nanjye unyambike uyu mwambaro, unyambike ubwiza, unyambike icyubahiro, unyambike intsinzi, unyambike ubutware, unyambike imbaraga. Ndagira ngo mbabwire, nimufate imirimo muyigire urufatiro, muyitongere. Imana ishimwe, muyitongere. Narababwiye, Tabita yarakoze, Petero aje aravuga ngo ubwo wakoze zuka. Imirimo ni uruhare runini rutuma isengesho ry'umuntu rimwegereza imirimo ye, rimwegereza ibisubizo bye. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo ngusabire ku Mana. Watangiye uyu mwaka utarwaye, uwusoje urwaye, Imana nigukize. Watangiye uyu mwaka urwaye, n'ubundi uwusoje urwaye, Imana nigukize. Ugeze igihe kinini muri uyu mwaka hari ibintu byakwizingiyeho, Imana nigukize. Ndimo ndabivuga nkabona hari abantu bazi ibiziriko byazirikaga ihene bishaje. Ndi kubona hari ibiziriko bimeze bityo, bimeze nk'ibiri guturika. Ndimo ndabireba bicikagurika. Ndimo ndabona imigwegwe iva ku maboko y'abantu. Imana nigukize, igukureho igishakwe umaranye iminsi, n'igishya kije ikigukureho. Kandi Imana igufungurira amarembo naho wajyaga hari hameze nk'ahafunze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'agakiza kacu. Niwe waremye umuriro ntiwatwikwa nawo. Ibiganza byawe birakomeye. Ibyo byonyine bidukozeho twahinduka bashya muri Kristo Yesu. Wafashe inyenyeri uzihanikaho twabona nko mu manegeka, ariko ntizirahanuka. Nta n'inyenyeri ifite ikibazo ngo aho Uwiteka yantuje nzahaba nte, nzahanuka mpave. Ariko twebwe dutewe ubwoba n'ubuzima twari turimo. Imana ikomeje inyenyeri zituye mu manegeka ngana kuriya mu ijuru, naba ari yifata ubuzima bwacu budutera ibyiringiro biruta iby'inyenyeri, kuko twebwe twumva ijwi ry'Imana, tumenya Kristo atuye muri twe, ariko ntatuye mu nyenyeri. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Umucyo w'izuba ugera kure, kandi aho ugeze hose bamenya izuba. Uwiteka yamamaza izina rye muri twebwe. Lobra edrai tenima ehori ya donansi. Mu izina rya Yesu Kristo dupfukamishije amavi y'umutima n'umubiri, kugira ngo tuzamure isengesho ryacu rigera imbere y'Imana. Abasenga batizera Imana iri mu ijuru, ariko kuri twebwe twizera Imana iri kumwe natwe. Gusenga ni uburyo butwegereza Imana, tukaganira nayo. None turaguhamagaye kugira ngo dutegere amatwi. Mu izina rya Yesu Kristo umutima wacu nukingukira Imana. Tubabarira udukize ibyaha byatuma twizingirwaho nabyo. Ijwi ry'Imana ntiryavuga ntituryumve, zibura amatwi yacu. Tuvuga kenshi, wowe ukatwumva cyane, ariko wowe iyo uvuze na gakeya cyangwa ukavuga cyane, hari igihe umwana w'umuntu atumva, tukumvira mu bibazo turimo, tugasanisha ijwi ry'Imana n'ibyo dushaka. Hindura amarangamutima yacu enimansi edrai, kugira ngo mu byo dukeneye ntaba ariko tureba Imana, ahubwo Imana tuyibone nk'uko yatwitabye, Imana tuyibone nk'uko yaje. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana uru urukundo rwawe ruratwimenyekanisha, n'igihe twebwe tudasobanukiwe uwo uriwe twimenyekanishe. Pawulo yarapfukamye asengera Abaefeso, aravuga ngo ndinginga Imana se umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ibihishurire, haleluya, ibereke urukundo rwayo, mumenye urugero rw'ubutambike, mumenye ikijya hejuru, mumenye iki amagepfo. Ariko Mana uri gitangaza, mu rukundo rwawe
uburebure bw'ikijyepfo bujya bugaragara, ugakura indaya mu kabari ukayiha agakiza yari yaraciriweho iteka n'abantu. Urukundo rw'ikijyepfo cyawe rutuma ubabarira abantu gukiranirwa kwabo, kandi bigatuma utakura ibyaha, ntutwiture ibihwanye n'ibyo twakoze. Urukundo rw'ikijya hejuru, uburebure bw'ikijyejuru bwatumye udushakira umwanya iburyo bwawe mu cyanya cyo mu ijuru, duhinduka abaraganwa na Kristo. Urukundo rwo hirya no hino rutuma uturwanirira kandi ukatugota. Muririmbyi yararimbye aravuga ngo ukuboko kw'ibumoso kuranseguye n'ukw'iburyo kuramfashe, ineza y'Imana twarayibonye. Aravuga ngo Mana we, urwo ni urukundo rwawe. Twavuga iki? Iyo tuza gushakira ubutabazi kuri data igihe yapfaga, twari kuba dupfuye. Iyo dushakira ubutabazi ku mugore igihe yahindukaga, twari kuba duhindutswe rwose. Iyo dushakira ubutabazi ku mugabo igihe adahari, byari birangiye. Ariko ubwo uri Imana ihoraho iteka ryose, itagitererana abayiringira, ndaguhamagaye kugira ngo ube ku buzima bw'uyu muntu. Uyu muntu watubereye umumaro ku Ijwi ry'Umukanguzi, tumufunguriye imiryango 9 y'ubuzima bwe mu izina rya Christo Yesu. Imibanire y'Imana nifunguke, umugisha wo mu isi nufunguke, uyu muntu yumvirwe n'Imana, uyu muntu ayobokwe n'iby'isi. Nabiba umugisha w'ubutaka umwitabe, kandi ikirere kimuhire, aba amahoro. Umwuka wera amuturemo mu izina rya Kristo Yesu, kandi undi mugisha wo guhirwa mu bwenge agatekereza ibihura n'umugambi w'Imana bibe kuri we. Kandi ikindi cyanyuma, Imana iduha umugisha w'abantu mu izina rya Kristo, kandi uduha umugisha w'abantu badafungirana umugisha wacu kuri bo, barekura uwo mugisha, uduhuze n'abantu wasezeranije umugisha wo gukora, nibakora bawuhabwe, natwe dukira imvune z'uyu murimo mu izina rya Yesu Kristo. Dufunguye amarembo mu izina rya Yesu. Mwami nyaguhora ku ngoma, twugariye urupfu rwajyaga rushinyika mu mpera z'umwaka, rukamira abantu, rugakenyura. Turarwugariye abantu bategereza amasezerano yavuzwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Dukubise indwara ku muntu watugiriye umumaro, turakubise mu izina rya Yesu. Dusenze isengesho nk'iry'imfubyi n'abapfakazi basengeye ku murambo wa Tabita, baravuze ngo aka gakanzu niwe wakanyambitse. Natwe iyi kamera ihagaze hano kubera abantu bakurikiye Ijwi ry'Umukanguzi. Dukubise umubabaro bagize mu izina rya Yesu. Umubabaro nuhunga ibitwenge bishe mu izina rya Yesu. Mu makuba twahuye nayo hari abaduhumurije, abo nabo tubatuyeho ihumure. Pone mondi ya horia eto sans edrai shatokiria bahosa enimaria tikeno urima ndi horia urera uri Jehova Rafa. Turasenze dukubise umubabaro w'igihe kirekire wizingiye ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibirwara bya hato na hato byizingiye kuri aba bantu turabikubise. Paulo yandikiye Filimoni aramubwira ngo nkubonemo umumaro mwene data, nanjye umbonemo umumaro. Aravuga ngo uyu mwene data ngo haye uzamubera umumaro nkuko nanjye nahoze ndi umumaro, ngo kandi umwakire nkanjye. Turi mu isi duhagarariye Kristo, abantu batwakiriyemo ubutumwa bwawe bakatwubahira muri Kristo Yesu, abo tubatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Tubatuyeho umugisha, imvura y'umugisha igwe mu mirima yabo. Ukuri icumu mu ntagara, userukane n'abiyemeje kurwanana na Kristo, kugira ngo intsinzi yitwambike nk'umwambaro, ikamba ry'agakiza k'Uwiteka rigaragare kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Nkubise dayimoni isenyera ingo z'abantu mu mbaraga z'Imana. Uyu mwaka Mwami nyagora ku ngoma, amarira yawo turayafashe, tuyahurije hamwe. Natemba agenda, ubugumba nibwibagirane mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga za Kristo, mu mbaraga za Kristo. Wapfuye nazuke, wapfuye nazuke, ubugingo nibwongere bubeho, abantu bongere babe maso mu mbaraga z'Imana isumba byose. Ndasenze kugira ngo umukobwa waboshywe nabohorwe mu mbaraga za Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu udukurikiye uyu mwanya turamusengeye muri uyu mwaka kugira ngo ineza y'agakiza ka Kristo nigaragare. Hari abantu twabanye mu masengesho atandukanye baduha ibyifuzo, Mwami turabasengeye. Ibyifuzo baduhaye dushobora kwibagirwa amazina yabo, tukibagirwa n'ibyifuzo, ariko wowe ntushobora kwibagirwa ko hari uwatwizereyemo agasaba ngo nitumusengera uzatwumva
umugirire neza. None uyu mwanya duhamagaye Imana ngo itwitabe. Imana yitabye Obidodomu umunsi yaciriweho iteka ryo gupfa, akaba ari bw'isanduku y'isezerano itaha, naba ari wo munsi basohoramo. Umunsi Obidodomu bari bazi ngo arapfuye, nibwo yakiriye Imana afata ubuzima n'impinduka zigaragara. Uyu mwanya duhamagaye impinduka ziboneka, impinduka zigaragara, umugisha ufite izina n'ibihamya, umugisha ufite aho ugendeye, umugisha utazajya mu manza n'impaka, umugisha utazajya muri cyamunara. Turawuhamagarira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka duhamagaye imbaraga za Kristo zikora. Imana nitugenderere kuruta uko wagendereye Gideyoni. Wamugendera uri marayika ntiwasigara utuye muri we, ariko twebwe utugendera uza ari agakiza uba muri twebwe. None ubwo turi ubuturo bw'Imana, turinde dukorere ka finisaje, turi ubuturo bwawe, dukorere finisaje, uduha ubwiza bwawe turi mu isi, uduha imbaraga z'umwuka turi mu isi, ibitangaza byawe bikoreke turi mu isi, mu izina rya Yesu Kristo agakiza kaboneke turi mu isi. Intsinzi y'agakiza k'Imana turayihamagaye. Wera wa Isiraheli, gitare cy'amahanga, ndaguhamagarira kugira ngo uzibe icyuho cy'abapasiteri bagize umubabaro w'imvune zo mu murimo, bavura imvune. Abapfakazi bapfakaye, abagabo babo bari abakozi b'Imana, bavura imvune. Ubaha abantu bababera amaboko nk'uko abagabo babo bari amaboko ya benshi mu itorero ryawe, mu izina rya Yesu. He kugira umwana w'imfubyi, Isa yaragukoreye, mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara Imana kugira ngo gukora kw'Imana bigaragare. Ndabyibutse mupfakazi yafashe utwana tubiri adushyira Elisa, nanjye mpagurukije urubyaro rw'abakozi bawe, nduzanye imbere yawe. Base barasinziriye, ariko Imana yacu ibabereye maso. Torebonima hosa edra, abagabo babo barapfuye, ariko Umukiza aracyari muzima. Enimansi horia donakita edra perikonda yesainima. Ukuboko kw'Imana ni kugaragare, ukuboko kw'Imana ni kugaragare. Imana y'abakiranutsi, Imana yeza ibyaha ikabyibagiza rwose. Nica iminyururu yose yari iboshe, nikureho kubohoka bigaragare. Intsinzi y'agakiza niboneke, imiryango iba amahoro, ingo zubakike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turasenze amakuba niyibwira ibyishimo Imana igiye gukora, narangiza ahunge. Urakoze Mwami, urakoze Jehova Shama. Hari umuntu wigomwe akora muri bike aratugabira, hari uwakoze muri bike asangira natwe, hari uwakoze muri bike adutekerezaho. Aba bantu mbasabiye umugisha utari mu ishusho y'ibyo bakoze, ariko byari ishusho y'imirimo igaragara nk'iyo bakoze. Umugisha wawe ntabwo wowe waza usa na biriya bakoze. Oya. Abatubereye amaboko, Imana nibafate. Mwami, babikoreye umwana wawe, ntawagirira neza umwana w'umwami ngo abure guhabwa ibikingi mu bwami. None ubwo babikoreye abakiranutsi, nibahabwe ingororano zo gukiranuka kuko bitaye ku bantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Jehova Shama, urakoze Adonai. Abantu bemeye kudufata amaboko bakatubera inshuti, abantu badukunze urukundo rutarimo uburyarya, Imana nibakingurire nabo bakundwe n'ababisha babo. Abantu batubereye amaboko, nibatera ntibagatsindwe, ujye utabarana nabo kugira ngo intsinzi yawe igaragare, kuko natwe tutaguye ku rugamba bahari. Abantu batubwiye ngo nimuhumure, ijwi ryawe nawe ribahore hafi, ntibakajye babura ubahumuriza, kandi natwe twarababonye tukabumvira mu ihumure rya Kristo Yesu. Abantu twakoranye urugendo rw'ivugabutumwa, dusangiye n'urugendo rujya mu ijuru. Weza intambwe z'ibirenge byabo, uko batera intambwe babona umugisha w'umunsi, mu izina rya Yesu. Mwami, turabigushimiye. Mu mbaraga z'Imana, nibutse abatugaburiye. Hari abantu batugaburiye, hari abo twasuye baduha ibiryo, hari abatwakiriye turi mu rugendo. Dusengeye kandi twatuye n'umugisha n'umusereveri waba waradusavinze,
anezerewe atwishimiye, ibyo birahagije. N'uwatwogoshe anezerewe, icyo kirahagije. N'uwaduhaye umwambaro acuruza turi kuwugura atwishimiye, uwatwifurije ineza akagira ihumure, nta mutima mubi tumwatuyeho umugisha, kuko yatubereye ihumure muri Kristo Yesu. Ntigeze aba imbogamizi yacu, umugirire neza mu izina rya Yesu. Ndibuka ko icyo cyonyine nicyo cyatumye Aburahamu abona Isaka. Waramusezeranye, ariko abamarayika baje bamwegereza isezerano, yabakiriye yishimye, arabwira ngo mwinyura hano mudafunguye. Mwami nyaguhora ku ngoma, uwatubwiye neza wese vugira mu matwi ye nawe yumve neza, uwatubwiye nabi ubite kure. Umuhe ihumure ry'umutima kugira ngo arye ku mbabazi z'abakiranutsi, yumve kubabarirwa, bimutere gukunda imbabazi za Kristo kugira ngo nawe agwiziza azajyaho abandi. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndagushimiye. Uyu mwaka ndabizi hari abantu bagiye kunyagwa abandi bagahabwa, ariko umuntu w'isezerano uzahagarare mu bikingi byacu, uzahagarare mu bikingi byacu, urinde urubyaro rwacu, uzahagarare mu marembo yacu mu izina rya Yesu Kristo. Singusaba nk'Imana ituye kure. Ibyo ndabivugira kugira ngo n'abatizera bumve ko uyu mwaka bawinjiranye mu Imana, kandi uyu mwaka wundi ubaye ikimenyetso cyo gukora kuhoraho. Mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru, imivura isendera imitobe, inka zigwire, ishyo rigwire, imikumbi yaguke, kandi ku ruhimbi amata ahahore. Mu izina rya Yesu ibigega ntibikabemwe ubusa. Natuye umugisha mu matwi y'umuntu wese uri kumva. Enima hosa edrayi peroma ndiyahoriya. Uyu mwaka uba w'ibitangaza, ubibihamya by'ijambo ry'Uwiteka. Abantu badukunda ubitura urukundo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuntu watugaburiye w'umugaburire kabiri, umuntu watwambitse, nibutse n'uwikoze ampa impano y'umwambaro. Mana we, uwo nawe umwambike kwizera, umwambike imbaraga, umwambike agakiza, umwambike igikundiro n'ubwiza, umwambike icyubahiro, kugira ngo abe uwifuzwa, kuko yatekereje ku bagaragu bawe gusa. Imana ishimwe. Ibyo niba byarakorewe Tabita bikazura Tabita, amaboko yamuzuye ni ay'Imana yacu. Tabita yarongeye arapfa, ariko Imana yamuzuye ntiyapfuye, uracyariho, ongera ukore mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wakoze igikorwa cy'urukundo, Mana umwigaragarize abone umusaruro. Hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Ndabizi hari amasezerano utazasohoreza mu ijuru, uzasohoreza inaha. Ayo turayagusabye nka avance y'uru rugendo, kugira ngo tuyagire impamba mu izina rya Yesu. Ayo masezerano uzasohoreza inaha tumanyurireho, tuyagire impamba y'uru rugendo, kugira ngo tutagwa umwuma mu izina rya Kristo. Turagushimiye. Kwizera ubishinge muri twe, bibe ubuzima, bimeneka igiti gishoye imizi kigakurira iruhande rw'amazi nk'uko wabivuze, byera imbuto mu gihe cyabyo muri twebwe. Turagushimiye. Hereza umugisha abantu bakoze subscribe bari kuri iyi channel y'Ijwi ry'Umukanguzi. Uha umugisha abantu bakoze share, uha umugisha abantu bakoze like, uha umugisha abantu bayibwiye abandi, uha umugisha umuntu wadutekerejeho ibyiza mu izina rya Yesu. Turabigushimiye. Umuntu yavuga iki? Ngiye guceceka nibuka ko ari wowe Imana igizimya umuriro mu itanura, Shaduraka, Meshake na Abedenego bakabaho batuje. Gira abantu zimiriza umuriro. Ngiye gutuza nakibuka abantu badafite inzira, bari kureba bakabona hirya no hino ntazo. Ariko kandi dusubije amaso inyuma, twabonye umuhanda washyize ku nyanja itukura, warongera urawubika. Ubwo wawubitse hari ahantu wakongera ukawuterura ukawushyira hano, ubuzima bukabona inzira. Nibutse ari abantu bari muri gereza bameze nk'abasinziraniwe mu nda y'urufi nk'uko Yona byagenze. Iyi fi yagenda ikabaruka aho bajyaga mu izina rya Kristo. Mwami ndagusabye mu gukora kwawe, erega ni wowe wihagije. Ufata inyenyeri ukazita amazina, ayacu siyo wayoberwa. Uri Imana itugabira abana, natwe turi abana. Ariko Mana uri gitangaza, uduheka ku mugongo tunashaje. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo imvi zizarinda ziburuyenzi ukiduheka tukiri ku mugongo. Ijambo Esaya yaravuze ngo abagushikamijeho umutima uzabarinda baba amahoro masa, kuko bakwiringiye. None natwe turaguhamagaye. Kandi arongera aravuga ngo Aburahamu nubwo atatuzi, Isiraheli ndatwemere. Aravuga ngo wowe uri data. Ubwo uri data ntituri imfubyi, ubwo uri data ntituri abapfakare n'abapfakazi.
uri Imana ihoraho. Ubwo uhoraho rero dukingurire n'inzugi, imbere hacu urahareba tutarahabona. Imana ishimwe, dufate nk'uko wafashe Kuro udukenyeze nk'uko wamukenyeje mu izina rya Yesu Kristo. Inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bivunagura ubicemo kabiri, kugira ngo uwo wasezeraniye agere imbere, uwatwitambika akitambika isezerano, uwo nguwo umukureho kugira ngo usohoze icyo wavuze. Uri Imana yirengagiza Zerubabeli ukavugana n'umusozi. Hari igihe utavugana na nyiri ikibazo ukavugana n'ibibazo. Niba kukumva twebwe bitunaniye, ibyatuzibye amatwi, vugana nabyo, amatwi yacu arazibuka mu izina rya Yesu. Vugana nabyo, amatwi yacu arazibuka. Vugana n'uburwayi, turakwizera. Vugana n'amakuba, navaho turamenya Imana. Hari ibintu bijya bikingiriza ubwenge bw'umuntu. Kuraho igihu, kuraho igihu tugusobanukirwe, kuraho igihu tukumenye. Niba ari umubare sa nk'uwuforumata, ni akamentenase gatoya wadukorera, na antoronsiye ntoya wakora ijisho ryacu rikongera rigacana rikareba, amatwi akumva, isura rigahumeka umwuka w'Imana, ibirenge bikagenda mu nzira zitunganye, ibiganza bigakora imirimo y'urukundo, kandi umutima ugatekereza neza. Ni akamentenase gatoya. Nicyo gitumye tuguhaye umubiri, ubwenge n'ubugingo ndetse n'umwuka wacu. Ngaho byakire, birinde, dufate mu izina rya Yesu. Uyu mwaka bacogoye ntibazongere gucogora, abaguye babyutse, amaboko y'Imana dufate, ongera ukomeze umujisho uduheke, ku mugongo wawe ntawe uhapfira, niyo twaharirira urahaduhoreza mu izina rya Yesu. Imbehe y'Imana ihaza buri muntu wese uyikoze, hakoraho ibingana n'iby'inzara afite. Kora mu bibiko bwawe utugabire, uduha amahoro yuzuye, uduhe ibinyuze umutima wacu, turengere, utugirire neza, udutabare tutarataka, kandi udutsindire tutararwana, utuneshereze tukikwizera mu izina rya Yesu Kristo. Utwururukire, uture muri twebwe tutaraba amatongo. Imana itugenderere, hari ubutayu hatemba imigezi, mazi y'ubugingo adudubize, rugero rwacu ruhubwenge n'agakiza. Imana iturinde, Imana iturwanirire, Imana idutsindire mu izina rya Yesu Kristo. Urutare ruve mu iriba, kandi inyanja ive mu inzira, Yeriko hariduke, ayifatwe, ibiganza by'abizera byongere bitunge. Uwanyazwe yongera asubirane, uwonewe yongere yeze mu izina rya Yesu Kristo. Uwihebye yongera abone ihumure rituruka ku Mana. Ndagushimiye Jehova Shama, urakoze. Ngiye kuvuga ingingo zitugize ngo uzikize, naba nigishije nkana, nkumvishe mu mirimo, kandi nkubonye mu buryo bw'igitangaza, wiyereka n'abandi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba. Iri sengesho rifashisha abandi, riha abandi, kandi wizere ibyo kuwiteka bikoze abisohoje. Ndakwinginze, ikirenze kuri icyo, uzura amashimwe, ugaruka ushima Imana y'ibyo Imana yakoze. Uyu mwaka uhigure imihigo wahize, uyu mwaka ukora ibyo umwuka kubwiye, kugira ngo winjire mu wundi mwaka uri igitangaza mu minsi. Igihe kizasange ari wowe uteye ubwoba muri icyo gihe, aho kugira ngo igihe kizagutera ubwoba uzaba umuntu uteye ubwoba. Igihe kijye cyumva impinduka zawe, gihinduke. Igihe gihure n'imirimo y'Imana kuri wowe, gihinduke, aho guterwa ubwoba n'ibihe. Ibihe bigutinye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom. Ijwi ry'Umukanguzi.